Amazina ye nyakuri yitwa Damini Ebenolua Ogulu. Ni umwe mu bahanzi b'umuziki bazwi cyane muri Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Yavutse ku itariki 2 Nyakanga mu mwaka w'1991, avukira mu mujyi wa Port Harcourt mu gihugu cya Nigeria. Ubu ni umuhanzi uri kumvwa n'isi yose, waba ubishaka cyangwa se utabishaka, kubera indirimbo y'igikombe cy'isi yitwa Die Die. Reka tuvuge ku muhanzi Burna Boy ukomeje gushyira umuziki nyafurika ku rwego mpuzamahanga. Tubahaye ikaze kuri Hidden Docs. Burna Boy yatangiye gukora umuziki akiri muto, aho yitoza gukoresha porogaramu zitunganya amajwi ndetse no kwandika indirimbo. Yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2012 ubwo yasoraga indirimbo yitwa Like to Party, yakunzwe cyane muri Nigeria ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika. Iyi ndirimbo niyo yamwinjije mu ruhando rw'abahanzi bakomeye kandi ituma abantu benshi batangira gukurikirana ibikorwa bye. Mu mwaka wa 2013 yasohoye album ye ya mbere yitwa Life, yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki. Nyuma yayo yakomeje gukora cyane, asohora album n'indirimbo zitandukanye zamufashije gukura mu muziki. Mu myaka yakurikiyeho yasohoye album nka On Spaceship, Outside ndetse na African Giant. Album African Giant niyo yamugejeje ku rwego mpuzamahanga uko yakunzwe cyane muri Afurika, i Burayi no muri Amerika, ndetse inamuhesha nomination mu bihembo bya Grammy. Mu mwaka wa 2020 Burna Boy yasohoye album yitwa Twice as Tall, yaje kumuhesha igihembo cya Grammy Award mu cyiciro cya Best Global Music Album. Iki gihembo kikaba cyari intambwe ikomeye cyane mu mateka ye ndetse no mu muziki wa Afurika muri rusange, ko cyagaragaje ko umuziki nyafurika ushobora guhangana ku rwego rw'isi. Yakomeje gusohora n'izindi album nka Love, Damini ndetse na After Them zakomeje gutsindira ishimwe ry'abakunzi b'umuziki hirya no hino ku isi. Burna Boy azwi cyane kubera injyana ye yihariye yitwa Afrofusion, ivanga Afrobeat, Reggae, Dancehall, Hip Hop ndetse na R&B. Mu ndirimbo ze akunze kuvuga ku buzima bw'Abanyafurika, amateka, uburenganzira bw'abaturage, urukundo ndetse n'ibibazo byugarije urubyiruko. Zimwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane harimo ye On The Low, Gibana, Last ndetse na City Boys. Uyu munsi Burna Boy afatwa nk'umwe mu bahanzi bafite uruhare runini mu kumenyekanisha umuziki wa Afurika ku rwego mpuzamahanga, akaba yarabaye icyitegererezo ku rubyiruko rwinshi rwifuza gukora umuziki ndetse no kugera ku nzozi zabo. Mama wa Burna Boy yitwa Bose Ogulu, ni umugore wize cyane, akaba yarigeze kuba umusesenguzi w'indimi ndetse akaba n'umwarimu muri kaminuza. Avuga indimi nyinshi zirimo Icyongereza, Igifaransa, Ikidage ndetse n'Igitaliyani. Nyuma y'uko umuhungu wabaye ikimenya bose ku isi, ibyo byose yaje kubireka maze umujyanama we mukuru umuba hafi mu buzima bwo kwamamara ndetse n'uko akwiye kwitwara imbere y'abantu. Papa ye yitwa Samuel Ogulu, we yari umucuruzi uyobora sosiyete ikora ibikorwa byo gusudira mbere y'uko umuhungu waba ikimenya bose. Mu by'ukuri umuryango wabo wari ubayeho neza ku buryo Burna Boy yabashije kwiga mu mashuri meza ndetse akanamara ibihe bimwe mu gihugu cy'Ubwongereza igihe yari akiri muto. Ubuzima bw'umuryango, papa na mama wa Burna Boy bazwi nk'ababyeyi bafashije cyane abana babo. Bafite abana batatu barimo Burna Boy ndetse na mushiki we witwa Nisi Ogulu. Mama wa Burna Boy yakomeje kumushyigikira nk'umuhungu we kuva agitangira umuziki kugeza abaye icyamamare ku isi. Burna Boy nawe akunze kuvuga ko ababyeyi bari intwari ze kandi bamubereye urugo rwiza rw'umuryango uhamye. Burna Boy akiri umwana yari azwiho kugira amatsiko menshi, gukunda ibintu by'ubuhanzi ndetse no kwigenga mu bitekerezo bye. Nk'uko nabibabwiye hejuru, yakuriye mu muryango wakundaga umuziki cyane, aho yumvaga injyana zitandukanye kuva akiri muto. Mu biganiro yagiye atanga yavuze ko yakundaga kumara amasaha menshi yumva umuziki, agerageza kuririmba cyangwa se gukora amajwi yifashishije mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho yari afite mu rugo. Kimwe mu bintu byamuranze akiri muto ni uko yakundaga guhanga ibintu bishya kandi yari umwana ukunda gutekereza cyane ndetse no kwiyumvamo ko afite icyo ashaka kugeraho mu buzima. Hari n'abamuzi bavuga ko yari afite icyizere muri we kandi agakunda kwigaragaza binyujije mu buhanzi kurusha ibindi bikorwa byose byabahuzaga nk'abana. Impano y'umuziki yayitahuye hakiri kare cyane, aho ku myaka 10 gusa y'amavuko yari yaratangiye gukoresha porogaramu zo gukora indirimbo kuri mudasobwa nta wabimwigishije. Ntabwo yatangiriye ku gukora indirimbo gusa, ahubwo yabanje gushimishwa no gukora injyana, icyo benshi tuzi nka beat, ndetse no gutunganya amajwi. Uko yagendaga yumva umuziki w'abahanzi batandukanye, niko yatangiye no kwandika amagambo y'indirimbo ze bwite. Impamvu nyamukuru yatumye amenya ko afite impano yaturutse ku muryango yakuriyemo. Nyina umubyara yakundaga umuziki kandi sekuru yari yarigeze kugirana umubano wa hafi n'umunyamuziki w'ikirangirire witwaga Fela Kuti. Uyu mwese ntawe utamuzi. Kubera iyo miterere y'umuryango, Burna Boy yakuriye ahantu umuziki wubahwaga kandi ugafatwa nk'ikintu gifite agaciro. Ibyo byatumye atangira kubona nk'imana ashobora guteza imbere aho kufata nk'imyidagaduro gusa. Ikindi kintu cyamufashije kumenya ko afite impano ni uko abantu bamwegereye bagatangira kumubwira ko uburyo yaririmbagamo n'uko yahangaga indirimbo byari bitandukanye n'iby'abana benshi banganaga nawe, ndetse ibyo bigatuma uko yakuraga yarushagaho kubona ko umuziki ushobora kumubera umwuga. Nubwo yahuye n'imbogamizi zitandukanye mu ntangiriro, ariko ntiyacitse intege. Yakomeje kwitoza, kwandika indirimbo ndetse no gushaka uburyo bwo kumenyekanisha impano ye. Burna Boy akiri mu Bwongereza aho yari yaragiye kwiga, yamaze igihe kinini yiga ariko ntiyarangiza amasomo ye ya kaminuza. Muri icyo gihe yakoraga cyane ku ndirimbo ze, yandika amagambo yo gushyira mu ndirimbo ze, akora beats
kandi yitoza uburyo bwo kuririmba ndetse no gutunganya umuziki birushijeho. Aho kwinjira mu kazi gasanzwe ko mu biro cyangwa ubucuruzi, yahisemo gushora igihe kinini mu guteza imbere impano ye. Amaze gusubira mu gihugu cye cya Nigeria, yakomeje gukora umuziki ku rwego rw'umwuga. Mu ntangiriro z'urugendo rwe, amafaranga yabonaga ntiyari menshi, kandi nk'abandi bahanzi benshi batangira, yakoraga cyane ashaka amahirwe yo kumenyekana. Yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2012 nyuma yo gusohora indirimbo Like Party, ari naho ubuzima bwe bwatangiriye guhinduka. Burna Boy ni umwe mu bahanzi bafite imico n'imibereho bitandukanye n'ibyamamare byinshi. Akunze kuvuga ko akunda kubaho yigenga kandi ko adakunda ko abantu bamutegeka ibyo akora. Yigeze no kuvuga ko impamvu atajya mu gisirikare ari uko adakunda gufata amategeko y'abandi gusa, ahubwo akunda no gukora ibintu mu buryo bwe. Mu buzima bwa buri munsi, Burna Boy akunda cyane umuziki kurusha ibindi bintu byinshi. Yavuze ko umuziki ari ubuzima bwe kandi ko awufata nk'inshingano agomba kubahiriza kugira ngo ageze ubutumwa ku bantu be. Akunda kumara igihe kinini yandika indirimbo, yumva izindi njyana zitandukanye, ndetse anashakisha amateka n'umuco wa Afurika kugira ngo abikuremo ibitekerezo byo gukora ibihangano bishya. Ikindi kintu kimuranga ni urukundo akunda Afurika ndetse n'umuco wayo. Mu biganiro byinshi akunze kuvuga ko yishimira inkomoko ye kandi ko ashaka ko Abanyafurika bishimira abari bo. Akunda gusoma no kwiga amateka y'abakurambere be ndetse no kumenya byinshi ku mizi y'umuco nyafurika. Burna Boy hari ikintu gitangaje yigeze gukora abantu benshi batazi. Yigeze kumara imyaka hafi 3 adafite telefone ye bwite. Mushiki we yavuze ko ibi Burna Boy yabikoze kugira ngo agabanye urusaku rw'abantu benshi ndetse n'imurangaza, kugira ngo yibande ku buzima bwe ndetse n'ibyo akora. Ibi sinzi ko uri kumva iki kiganiro wabishobora kubaho ubuzima bwawe nta telefone ufite, atari uko wabuze ubushobozi bwo kuyigura. Uyu mugabo Burna Boy azwiho kuba umuntu uvuga icyo atekereza atitaye cyane ku cy'abandi babivugaho. Ibi byatumye rimwe na rimwe agirana amakimbirane n'abahanzi ndetse n'abandi bantu batandukanye, ariko kandi afite abakunzi benshi bamushyigikira kubera impano ye ndetse n'uburyo aharanira umuco wa Afurika. Abantu benshi bakoranye nawe bavuga ko uyu Burna Boy ari umuntu ufite icyizere gikomeye muri we, ndetse rimwe na rimwe bikaba binagaragara nk'ubwibone. Ariko umuryango we uvuga ko kuva akiri muto yari afite imyizerere ikomeye yo kuzagera kure mu muziki. Nyina yigeze kuvuga ko uyu Burna Boy akiri muto yagendaga nk'uwigaruriye isi yose, ndetse akagenda aririmba imbere y'abantu avuga ko azafata isi nk'umuhanzi wa mbere ukomoka ku mugabane wa Afurika. Burna Boy ni umwe mu bahanzi bafite umutungo munini muri Afurika muri iki gihe, nubwo amafaranga y'inyakuri ataratangazwa ku mugaragaro, ariko ibitangazamakuru byinshi byizewe bigereranya ko umutungo uri hagati ya miliyoni 20 ndetse na miliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika. Uyu mutungo wose akaba yarawukuye ahanini mu muziki. Harimo amafaranga ava ku kumvwa kw'indirimbo ze kuri Spotify, Apple Music, YouTube, amafaranga ava mu bitaramo bikomeye akorera hirya no hino ku isi mu kwamamaza ibicuruzwa bitandukanye, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi afitemo imigabane. Kuba ari umwe mu bahanzi ba Afurika bagurisha amatike menshi mu bitaramo byo muri Amerika n'Uburayi, byo ntabwo twabigarukaho. Ibyo bituma yinjiza amafaranga menshi kandi agakomeza kwagura ibikorwa bye. Ku bijyanye n'ibihembo mpuzamahanga, Burna Boy yamaze kwandika amateka akomeye mu muziki wa Afurika. Mu mwaka wa 2021 yatwaye igihembo cya Grammy Award mu cyiciro cya Best Global Music Album, abikesha album ye yitwa Twice as Tall. Iki gihembo kikaba cyaramushyize mu cyiciro cy'abahanzi b'ibyamamare ku isi, kandi kikaba cyarabaye ishema rikomeye kuri Afurika yose. Uretse Grammy, yatwaye ibihembo byinshi birimo nka BET Award mu cyiciro cya Best International Artist, atwara MTV Europe Music Award mu cyiciro cya Best African Artist. Ibyagarukiye aho, ahubwo yatwaye n'ibihembo bya Billboard. Muri rusange amaze gutwara ibihembo birenga 50 ku rwego mpuzamahanga. Ibi bikaba byaramugize umwe mu bahanzi bafite ibigwi byinshi kugeza muri uyu mwanya. Burna Boy yagiye avugwa mu manza n'ibirego bitandukanye bifitanye isano n'urugomo, ariko kugeza n'ubu nta rubanza ruzwi rwamuhamije ibyaha. Gusa ikibazo cyamenyekanye cyane cyabaye mu mwaka wa 2022 ubwo umugore witwa Grace Jimo yavugaga ko yarasiwe mu kabyiniro kari mu mujyi wa Lagos, akaraswa n'abashinzwe umutekano w'uyu Burna Boy nyuma y'uko hari habaye impaka hagati yabo. Polisi yatangiye iperereza kuri icyo kibazo, maze Burna Boy aza gushinjwa n'abantu bamwe kuba yaragize uruhare mu gutuma abo bashinzwe umutekano we bakora icyo gikorwa. Icyakora nta mwanzuro wa nyuma w'urukiko wahamije icyaha cyo kugerageza kwica cyangwa kwica uwo mugore. Nyuma gato mu mwaka wa 2023 nabwo Burna Boy yigeze kugaragara mu nkuru z'itangazamakuru nyuma y'uko polisi yo muri Nigeria yavuze ko iri gukora iperereza ku kirego cy'uko yakubise umugabo amukurikiye mu kabyiniro. Ariko nubwo icyo kibazo nacyo cyavuzwe cyane, nta makuru yemeza ko yaje guhamwa n'ibyaha. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro tukaba tugisozanyije. Uko byagenda kose niba ugeze aha tukiri kumwe wakunze ibyo dukora, kanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana, ariko kandi ntugende udatanze igitekerezo niba ari ibyo ushaka ko tuguteguriraho bijyanye n'inkuru zicukumbuye cyangwa se amateka. Njyewe mwumvaga nitwa Amin Leonce, mbifurije amahoro aturuka ku Uwiteka Imana ihoraho.